Jambo nyamukuru dufite jingo bwiteka. Madamu namushatse mvuye kwiyahura. Niba hari umuntu watinze muri fiançaye ngunsenga wagiye kwiyahura uragaruka. Nagiye kwiyahura biranga. Azahavumaye umugore cyangwa ngweyo. Nkigera kuri Prayer Mountain Kampala ngihingukayo gusa mbona abanyempano nk'ijana bamanutse ruguru basegaga kuri Prayer Mountain Kamamagara ariko simbyiteho cyane. Yego kuko ari ufite umuntu koka ibye. Yego ariko ngeze Buganda umukozi w'Imana arambwira ngo umuntu mwavuganye rimwe mukaburana ngo yaranaguhamagaye ndetse ugeze hano i Buganda ngo niwe mugabo wawe. Bose byashoboka bite? Noneho Imana imikimenyeza ndavuga Mana mereza ikimenyetso noneho simusiga. Imana irangije rambwira ngo umukozi w'Imana ajya mu mwuka aravuga ngo umugabo wawe avuka Inyamasheke, papa we ni pasteur, ambwira ibintu byinshi ambwira umusore wanjye afite imisoso. Umusore sinarinzi n'imisoso ngo niki. Cameraman utwerekeje akunda kwambara neza. Umugabo wanjye arabyibushe ni sympathique. Ni inshuti nziza itagitererana abe. Hakuna wa kufanana nawe Bwana, hakuna wa kulinganishwa na wewe. Unatupa baraka ili tusonge mbele, unatupa upendo ili tuwe na wewe. Wewe Mungu mzima tena muweza yote, tukiwa nawe Bwana twageuka washindi. Baba usifiwe sana, mulinzi wa maisha yetu. Usifiwe Baba, usifiwe Papa, Elohimu Adonai, Baba wa mbinguni, Baba wa yatima. Usifiwe Shama, hakuna kama wewe. Dunia nzima tunasema wewe unastahili kuabudiwa milele na milele. Usifiwe sana, usifiwe Papa uliye mbinguni. Baba sikiliza, usifiwe Baba, usifiwe milele na milele. Usifiwe sana. Yes, umuririmbyi aragira ngo usifiwe sana. Turi kumwe n'umuhanzi kazi ku giti cye. Akoze mu giti cyawe. Yego. Igihe giti. Ndirimba nyine indirimbo zanjye. Ariko nkaririmba no muri korali. Byose ndabikora. Ye korali? Korali Shalom. Ni indirimbo ya korali Shalom ukunda cyane kurushize. Ukunda cyane. Indirimbo zose ndazikunda kubera ko bari kugarukamo cyane. Zirimo ubutumwa bwiza zose. Ariko indirimbo nkunda cyane ya korali Shalom, nkunda indirimbo ivuga ngo ijambo nyamukuru dufite. Baturimbiraho gato cyane. Nta kibazo.
ijambo nyamukuru dufite n'ubugingo bw'iteka iyo tutabugira nabwo tuba twirushya ijambo nyamukuru dufite n'ubugingo bw'iteka iyo tutabugira nabwo tuba twirushya twabonye ibiri imbere tubona y'ubugingo tubona yo n'igihugu cyiza cyabakijijwe twabonye ibiri imbere tubona y'ubugingo tubona yo n'igihugu cyiza cyabakijijwe abatubanjirije bose muri nzira batubereye urugero rwiza rwabakijijwe haleluya abatubanjirije bose muri urugendo batubereye urugero rwiza rw'abakiranutsi abatubanjirije bose muri nzira bo babaye intwari bageraho bahari amagara yabo ubuzima bwabo babuhinduye ubusa ubw'ubugingo babona imbere yabo ubegereye babonye ibiri imbere babona y'ubugingo babona igihugu cyiza cyabakijijwe babona y'ubugingo babona igihugu cyiza cyabakijijwe amen amen ndayikunze cyane thank you kuri wowe ni gute ushobora kuririmba muri korali ariko ukaba n'umuhanzi ni ibintu bitoroshye ariko birashoboka Kristo niwe wenyine udushoboza byose tukabikora kandi bikagenda neza hagati yo kuba muri korali uri umuhanzi no kuba umuhanzi ku giti cyawe ni iki kintu ujya utekereza mbere muri izo kariyeri zombi byose ni umurimo w'Imana numva byose nabikora kandi bikagenda neza twatangiye tutebwiye abantu niko iby'umwuka bimera nyine ugenda uko bikuyoboye reka none abantu bakurikiye kino kiganiro uyu munsi babanze bamenye ninde turi kumwe uyu muramyi bamwita njye nitwa BKM ariko so turi kumwe noneho yitwa nde Mahirwe Adeline umuririmbyi w'indirimbo z'Imana yego mama mushima Imana ufite umugabo umwe rukumbi wenyine nta n'uzamusimbura ese abantu bari kureba iyi video uwo muntu yaba ari hano arahari wamutwereka Yesu nashimwe cyane turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo kandi dushimiye Imana
yo yabonye yuko turaba igiciro maze muri benshi yatoranije natwe yadutoranye tugabira umurimo mwiza ngo tujye tuyikorera mu buryo bwo kuririmba, mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bwo gukora itangazamakuru rya Gikristo. Dufite inshuti nyinshi, mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu aho muherereye, dore ko turi no mu bihe bya guma mu rugo. Abantu benshi bafite umwanya wo kureba ibiganiro bitandukanye, bitaramo bitandukanye. Iyi ni famille Joël, uyu ni madamu nk'uko yarabivuze. Twishimiye cyane kubana namwe kandi murumva ko yahawe ingabirano nziza. Mu minsi mike tuzajya tubagezaho ibihangano bye byinshi kuko ari muri studio akora byinshi. Hari n'ibyatangiye gusohoka ushobora gusanga kuri chaîne ye yivugabutumwa yitwa Mahirwe Adeline, ugasharinga, ugakora subscribe maze tukagura ubwami bw'Imana. Ngewe nitwa Joël Sengurebe, ndi umuyobozi nkaba n'umunyamakuru kuri Iyobokamana TV online. Dukunda kuririmba indirimbo cyangwa ngewe ubwanjye ndayikunda cyane, ivuga ngo turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani ubu tuba twihebye. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye. Amen. Amen. Joël ndamubaza ikibazo. Umugisha wo kubana na famille ya Joël ndetse n'amahirwe Adeline, kandi bose akaba ari n'abaririmbyi, ariko ndashaka gusa n'utambikira gato mu nyihangane mu iki kiganiro kubw'inyungu z'abadukurikiye. Ashobora kuba hari n'abantu batari babazi. Nkeka ko ari n'ubwa mbere mubanye mu kiganiro gutya, niba ntibeshye, haba ku Iyobokamana TV, kuri Nyigisha TV ndetse no kuri Mahirwe Adeline ya YouTube channel iriho ibyo bihangano. Jowe, ni nk'ikihe kintu kimwe rukumbi cyatumye uhitamo Mahirwe Adeline ko akubera umugore nyuma y'abakobwa benshi mwari muziranye? Ni ikibazo kitoroshye ariko kandi kinoroshye. Ikintu cya mbere cyatumye mpitamo Mahirwe Adeline ngabo ari we umbera umufasha mu bakobwa benshi twari tuziranye. Ubundi ngiye mwita my one in a million. You are one in a million. Yes, ni umwe mu bakobwa mu mamiliyoni y'abakobwa. Icyatumye muhitamo nuko ari we wari ukwiriye kuri nge. Niwe Imana yari yaranteguriye. Numvaga nshaka umukobwa wujuje indangagaciro z'umunyarwandakazi, unujuje indangagaciro za Gikristo. Impamvu namuhisemo nyine nuko ari we nashakaga. By'umwihariko nashakaga umudamu w'umukozi w'Imana uzamfasha umurimo w'Imana, ntajya mu ivugabutumwa hirya no hino iyo tuba tugenda, utazambangamira mu ivugabutumwa ahubwo uzarimfasha. Ambereye umufasha mwiza w'intangarugero, nshima cyane. Imana imuha umugisha n'umujyanama mwiza muri uyu murimo w'Imana dukora. Ndashaka kubaza ikibazo n'ubundi Mahirwe Adeline, ariko ntaramubaza. Hagati yo gushaka umugore no kumusengera, niki cyagutwaye igihe kinini? Gushaka umugore nzashaka no kumusengera. Kavuga ati ngiye gutangira ngende ndeba y'abana mu bakobwa bose piti kwa mbere kwa gatatu no gusenga. Niki cyagutwaye cyafashe urugendo? Ni bibiri. Byaragendanaga, byari paralele. Nashakaga nsenga, namushakaga nsenga kuko ntabwo biba byoroshye. Aba ari urugendo rurerure kugira ngo mu bantu benshi muba muvugana umenye uwo mukwiye kubakana urugo. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu kitoroshye.
ariko hamwe n'umugambi w'Imana uramushaka ukamubona. Natinze kumubona. Abantu benshi bajya batekereza uko nashakanye na madamu ntibabikurure kuko batatuzi cyane cyane muri relation y'urukundo rw'igihe kirekire rwa gistari, kandi twese twarabastari. Twaramenyanye turaburana. Aho harimo ikintu. Tuburanye aragenda nanjye ndagenda, twongeye guhura tugiye gushakana. Koma. Ntabwo nshaka kurambura ubwo buhamya cyane hano none uyu mwanya. Yego. No buhamya burebure kuko ngewe njya mvuga mu mutima wanjye madamu namushatse mvuye kwiyahura. Niba hari umuntu watinze muri fiançaye ngunsenga wagiye kwiyahura uragaruka. Nagiye kwiyahura biranga, ariko ntabwo ari nkaho ndi wiyahuye. Ntabwo ari nkaho ndi wiyahuye muri Nyabarongo asiga imodoka ashyizeho n'umurinzi ngo ncungire imodoka. Ako karunyeranya ngo ugasobanura neza cyane. Urumva twari abarokore ngewe. Yego. Noneho uburokore bwanjye bwatumaga mpura n'abanyempano benshi batandukanye cyane rwose. Nibo bambere bagucanganyukisha abanuzi. Ari nacyo nabwira umuntu wese uri kuri iki kiganiro w'umusore cyangwa w'umukobwa, nutareba neza ngo ushyiremo ubwenge busanzwe, abanyempano bazagusaza neza wihe turuvuri gutoragura amashashi. Icyo kintu ndakikubwiye. Barampanuriraga. Abakobwa bamwe bati Imana yambwiye ngo ninjye uzatwara. Abandi banyempano bati umukobwa wawe ni uw'ibunyanaka. Abandi bati umukobwa wawe ni uwo hanze, wowe uzashakana n'umuzungu. Abandi bati bimeze gutya na gutya. Abandi bakankomisiyona bakagira gute neza. Ngeraho ngaho ndavuga tuwiteka we ngewe ndayamanitse. Ubundi nashatse Adeline maze kumanika amaboko ku Mana nyibwiye nti ubwenge bwanjye n'imishakishirize yanjye n'imisengere yanjye ntaho ntasengeye, yaba kanyarira kizabonwa irijanse banguka ngutabare usengera umugore mu rusesi imanza naho nagiyeyo. Ahantu hose basengera bigoranye nagiyeyo. Hari naho nagiye mu rutare ndabyibuka nsanga mwingwe nk'urwo rutare. Oya. Ego. Ugiye gusengera uyu muntu twicaranye. Narahangayitse pe kugira mubone. Ariko ikintu ndi gushaka kuvuga ntibagire ngo ntabwo nashatse gutanga ubamya cyane, ahubwo ikintu nshaka kuvuga no kubwira urubyiruko. Kuri ubu iki gihe dusohoyemo mwabakobwa mwe mwabasore mwe, niba hari ahantu satani uri muri no kubona ingo ziri gusenyuka buri mwanya zikaba zifite ibibazo, ni ikintu bita abakomisiyoneri b'abanyempano. Bagucanganyukisha. Kuvuga kabisa se wigeze uhura nabo? Urumva ndaje mu kanyu bisobanura. Bagucanganyukisha bakagutaka bagatuma usahura iyo uvuga hunika iyo ujye. Urumva icyo kintu kirimo ni inyurabwenge ikomeye. Ubundi umuntu wese yarakwiye gusahura iyo uva uhunika iyo ujya. Ni bibi cyane kuko ibyo uzasanga imbere birahari, ariko iyo usahura iyo uva ni kwa kundi kudasubiza amaso inyuma ngo wirebe wimenye umenye ngo nkwiye umugore umeze gute ukurikije wowe, nkwiye umuntu umeze uti. Ntabwo byari kunyorohera ko niyobora mu rushako, ariko kandi iyo nza kumvira abanyempano bampanuriye kugira nshake, ndakubwiza ukuri ko ukiri umusore. Ntabwo nkiri umusore cyangwa mba narashatse bikambera bibi. Icyo mbwira abantu bareba iki kiganiro cyane cyane urubyiruko rutarashaka, gushaka habaho ubushake bw'Imana. Baravuga ngo umugore mwiza, urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza uturutse ku Witeka umuhabwa n'Imana, cyangwa umugore mwiza aturuka ku Mana. Ariko uzajya usenga unacunge Imana bari yikwihera umugore ntumuhabwe n'abiyita abakozi b'Imana. Kuba umugore mwiza aturuka ku Mana ntibivuze ko aturuka mu bakozi b'Imana. Yego. Ahubwo Imana nyiri Imana nyine kandi ashobora kwaturuka data wa twese. Niyitanga umugore mwiza. Yego. Ariko w'abanyempano baguha
ntabwo mvuze yuko atari abantu Imana iyobora mu mishakire yego ari abanyempano nanjye mfite uko yanyoboye imbwira ko ari we ariko yo ubwayo igira uburyo ibinyibwira ku buryo menya yuko atari kuko urumva naracanganyukiwe mu by'ukuri hari umukobwa twakundanaga mbere yuko nshakana n'uyu mu minsi mikeya birapfa kuko nari nariyoboye rwose Imana imbwira ko atari we mpita mfatiriza njya kwiyahura kuri Prayer Mountain mu buryo nagiye kwiyahura naravuze ati ngiye kujya kuri Prayer Mountain mu masengesho yego nzahava mpaye umugore cyangwa ngweyo nkigera kuri Prayer Mountain Kampala ngihingukayo gusa mbona abanyempano nk'ijana bamanutse ruguru basegaga kuri Prayer Mountain bati Imana avuze ngo ntigushaka aha urumva oya nukuri kose iracushu ikajya ati ivuga uvuye aha ati ntabwo igushaka aha ngaha najya kwicara ati ntuduteze Imana tutaduteza ibyago tigenda kubona Imana yona yahahingutse ati genda tisubira mu Rwanda vuba vuba irambwira ngo nagiye ku Kampala Prayer Mountain ari ku wa mbere nagiye ari muri weekend ngeraho ku wa mbere ni Uganda irambwira ngo genda ku cyumweru umugore wawe uzamumenya nanakureho urujijo hari abantu usanga babivuga ukundi cyane cyane dore ko bintu by'amakorari bitrendinga Joël ni Sharomo yamushyingiye ndagira nkubwiza ukuri kw'Imana ko nta muntu n'umwe muri korari Sharomo wagize uruhare mu kumenyana kwangira madamu yego icyo ni ikintu mvugiye hano ku mugaragaro abantu babivuga ngo Joël ngo korari ngo niyo yamushyingiye yes niyo yanshyingiye kuko niho madamu yaririmbaga ariko si ukuvuga ko hari uruhare na rutoya rwagizwe n'umuntu uwo ari we wese wo muri korari Sharomo kugira ngo nshake madamu twari twaramenyanye tuziranye naranamuterese kera tuziranye turaburana ararwara ajya Uganda turaburana buri wese akomeza ubuzima bwe tuza guhura dushakana kubw'umugambi w'Imana ariko nkure icyo kintu wenda nanagikureho nta muntu n'umwe wo muri korari Sharomo wagize uruhare na rutoya mu gutuma Joël ashakana na Mahirwe Adeline katubaze Mahirwe Adeline ndashaka kumenya niba wibuka wabonye Joël bwa mbere ryari wari kera yego aho kera niho nshaka ko dukurura muri iki kiganiro nari nkirangiza amashuri ya secondaire yego 2014 yego nibwo yaje ku mudugudu nasengeragaho aho ni ku Gisenyi yego ko turi kunganira icyamaze kuvuga yego nibwo yaje nyine arambona arankunda nyine akikubona akimbona gusa ndimo kuririmba nanabwiye Imana ko nzashaka umukobwa uzi kuririmba noneho mubonye aririmba icyo gihe kibe kimenyetso mbwira umumama wari inshuti ye bagendanaga direge tukimubona waburetse genda gake ati uriya mukobwa ndi kubona namukunze urumva yego icyo gihe umumama anaca intege arabati bari abasore bose ubona bari abacuranzi bose abapianiste abaki bose niwe barambirije baramutereta bamwirukaho ati n'amakofa ashobora kuvugira aha kubera we ati uramenye kura y'amaso dukomeze ni long story kabisira naryoshye cyane kiranga ubuhamya tuzashakira tuze mwamba bari ino story tukavugaho gatoya reka tugireho tuyisoreze igice cya mbere ariko tuzayikomeza nta kibazo uwo wari umunsi wa mbere akubona wari uri muri korari niho wari ugeze nyine arankunda ariko ntiyabimbwira nyine ajya kuganiriza uwo mumama yego yabivuze ariko ntashye ku mugoroba concert irangiye aranyandikira message kuri telefone arambwira se dushobora guhura wamusubije icyaho naranze ko duhura kubera ko nyine ari ifite umuntu dukundana mvuga ngo uyu nguyu niwe nta bandi bantu ushaka mu buzima bwanjye yego noneho nyine nkimara kumusubiza ko bidashoboka
yahise agenda telefone nimba yarayikuye nimba byaragenze bita ariko ngiye nasigaranye nimero ye ngenza kujya Bugande ngeze Bugande mbayo ariko akajya sinzi ukuntu yibukaga kamamagara ariko simbyiteho cyane yego kuko ari ufite umuntu koka ibye yego ariko ngeze Bugande umukozi w'Imana arambwira ngo umuntu mwavuganye rimwe mukaburana ngo yaranaguhamagaye ndetse ugeze hano Bugande ngo niwe mugabo wawe bose byashoboka bite noneho Imana imikimenyeza ndavuga Imana mereza ikimenyetso noneho simusiga Imana irangije rambwira ngo umukozi w'Imana ajya mu mwuka aravuga ngo umugabo wawe avuka Nyamasheke papa we ni pasteur ambwira ibintu byinshi ambwira umusore wanjye afite imisoso umusore sinarinzi n'imisoso ngo niki cameraman utwerekeje akunda kwambara neza umugabo wanjye arabyibushye ni sympathique bo ibyo bimenyetso ndabyicarana abase ubwo byashobokara ariko uburyo twaje kumenyana ni igitangaza cy'Imana. Imana niyo yabikoze. Imana niyo yabikoze. Noneho kubera ndi umunyamakuru turagusogongeje. Yego. Reka tugarukira. Yego. Tuzaza dukomereza ukubukwe. Uyu utanteza abantu bakaburindira ikindi gice. Utumba bwiye hari impamvu mbivuze. Yego. Ntabwo bintunguye ntabwo mfuye kubivuga gutya. Yego. Ubwo hari ibintu byinshi biba bitumye mbivuga. Yego. Ariko Imana yo mu ijuru icyo nashakaga kwigisha urubyiruko rureba ikiganiro nk'iki. Yego. Buriya hari umugani niba ari umugani niba ari akantu abanyarwanda bajyaga bavuga ngo nushaka gushaka uzashaka uwashatse gushakisha uwushaka. Uzi ko buriya uyu ushaka gushaka ugashaka uwashatse akagushakisha uwushaka biruta gushaka abahanuzi. Nese umusore aje ko kugira inama agiye kurongora akagusaba inama imwe mu minota 2 wamugiriye inama umusore ushaka kurongora. Umusore ushaka kurongora nabanza nkamugira inama yo kubanza kwisobanukirwa akamenya ko ibyo agiyemo kuko yumva yafashe icyemezo. Yego. Icyo ni kimwe. Kunsubiza ibyo ngibyo byatuma nkuramo izindi nama nyinshi. Icya kabiri namubwira yuko kudatwarwa n'amarangamutima cyane ku gufata icyemezo cy'umuntu azashaka. Yego. Yego. Icya kabiri ntabura kumubwira. Namubwira gusenga agasaba Imana ikamwisurira ku giti cyayo. Akirinda amabwire cyangwa gucanganyukishwa n'abahanuzi. Impamvu mbivuga abahanuzi banyumve neza ntabwo ari uko Imana itabwira abantu n'uyu urumva ko agwaye ubuhamya ko ibimenyetso by'umusore azatwara yabiguye n'umuhanuzi cyane. Ntabwo ndi kubihakana ariko niba hari ahantu Satani ashobora kwinjirira agatuma ukora destiny yawe nabi uhitamo nabi ugahitamo nabi no guha agaciro amajwi yose ubwiwe n'abantu bivuze ko ari Imana ibivuze. Kuko iyo biba gutyo hari uwampanuriye ko nzashaka umunyamerika, hari uwampanuriye ko nzashaka umukobwa wo muri Australia, hari uwampanuriye ko nzashaka umurundi kazi. Ibyo byose nkubwira ni ukuri ntabwo ndi kukubeshya. Nari mfite ubuhanuzi bw'abakobwa ku buryo nanjye ubwanjye hari igihe mbitekereza nkabona yuko burya Imana ari Imana. Ikindi kintu nakubwira nawugira inama uwo musore namubwira ngo nujya gushaka uzamenye ko niba hari ikintu Satani yanga ari ubukwe. Yego. Ntuzite ku mabwire y'abantu sibyo kandi ntuzarebe umuntu uwo mwanya utazi icyo ejo azaba. Kuko kuba umuntu agihumeka kiriho ni igishoro gikomeye. Sinzire buri kumva ikintu ndi kuvuga. Kubyumva cyane. Hari ukuntu umuntu yibeka avuga turiya muntu mbeze gutya ibi nibi ariko Imana nyiringabo niyo ifite ejo hazaza h'umuntu. Ese wanyemera nkabaza amahirwe ikibazo cyanyuma gisa n'icyunganira cyawe kugira abantu bave mu rujijo. Turi kubona amajwi y'abahanuzi mu bukwe nyuma y'ijwi ry'Imana wumvise rikubwira ko yari umugabo wawe. Hari abandi bahanuzi bakubwiye noneho ko atari we.
aha benshi cyane ahubwo baraje benshi ariko ntago nigeze mbyitaho kubera ko kugira ngo nemere ko shora ari umugabo wanjye njye naragiye mu cyumba ndasenga ndavuga mana nimba uri Imana bereza ikimenyetso cya nyuma cyasimusiga nyuma ya cyakindi yego Imana irakimereza yego imaze kukimereza andi majwi yose sinigeze nyitaho yego mvuga ko ari amajwi ya Satani yego narayacecekeshaga ahubwo yego urakoze cyane turagushimira urakoze nanjye ndabashimiye akabazo kanyuma tujye ku yindi ndirimbo uyu munsi usubiye mu busore nawe agasubira mu bukobwa wakongera ukamutereta uyu nguyu yego wumva ari we mugore wakongera gutereta nsubiye mu busore nkongera bikaba ngombwa ko nsubira mu busore gutereta bundi bushyashya gutereta bundi bushya yego inkwano natanze nazi kuwa kabiri sawa wowe mubaye mu iyo periode musubira ibwana mu busiribateri uri proud ko Joël yakongera akagutereta ukamwemera cyane rwose nta nundi mugabo ngiye nashaka yego murakoze cyane tujye ku ndirimbo ivuga ngo reka mbabwire ya Mahirwe Adeline reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye abafite intimba mu mitima Yesu arabomora reka mbabwire uko Yesu akiza abababaye abafite intimba mu mitima Yesu arabomora niwe byiringiro byacu by'ejo niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri bategereje ubugingo buhoraho niwe byiringiro byacu by'ejo niwe byiringiro by'abamwizera by'ukuri bategereje ubugingo buhoraho n'inshuti nziza itagitererana abe iyo mugendanye iyo nshobora kugusiga no mu rupfu muba muri kumwe n'inshuti nziza itagitererana abayikunda iyo mugendanye iyo nshobora kugusiga no mu rupfu muba muri kumwe mu byago n'amakuba Yesu niwe wa mbere ugutabara iyo wihebye ubuze ukugira uriza ushavuye inshuti n'imiryango bose bakuvuyeho ntiyusigarana Yesu wenyine mu bibazo bya buri munsi Yesu muri guma mu rugo mubane nawe mu bibazo mu makuba yanyu bibwire Yesu niwe nshuti yonyine yumva gusenga wenyine niwe gusa niwe wenyine twashonje twaburaye niwe mu burwayi
tunaniwe Yesu we tubuze urubyaro dushonje twiyede niwe gusa dusigarana shuti nziza Imana iba nk'umugisha cyane inshuti mwari mukurikiye kino kiganiro cyiza cyane kandi cyaranzwe no gutaramira Imana ndetse no kumva inkuru y'urukundo rwa Mahirwe Adeline na Sengurebe Joël umuyobozi w'ikinyamakuru Iyobokamana TV. Reka tubashimire n'ukuri tusaba nyir'uru rugo turimo kugira ngo adusoreze ikiganiro asenga Imana nashimira abantu b'Imana bari bakurikiye kino kiganiro.